Akaradiyo kwagiye ngo kapfuye bagacurangaga gute? Si ibigo byo kandi ntawe kagambaga cyangwa ni guca umukecuru yaragambye ngo koko mwaga ibisi kandi byo ngo nibiki aba bana ndabakundaga nta kibazo ababoni beza gutya ibi nta nubwo mbaga mbishoboye njyewe ndi gushaka wa mukecuru ugambaga ngo akaradiyo kanje kabaga ku musego ngiye kumva ibyo abantu bari kugamba ngo yagambye gutya ntago mbizi nta kibazo kana nereka nigendere ubundi ndi mu biki ko ibi byo bise byo bihagije nta kindi reka mbedeke yakumva nta kibazo benigiyemo Yesu we azabazana Yesu azabazana Musa yakurenze muraho komera yego iyi amakuru ya mama ni meza narije kukureba ngo tugende handi kunywa handi muri yabara ndakubuze ndawongezwa kandi buhoro urabizi kuca kunywa cyo ndi tayari wambesha ibindi icyo ndanywaga nitiyo ariko ibindi byose ndanywaga kandi no kurya ibyo kurya byose ndajyaga icyo ndajyaga ni amabyi ndabizi ahubwo sinzi ndi mpamvu udutegura akajya amabyi umbwe akajya amabyi umva ubunyishi bavuga ko amazira doki amazira doki navuze mu kinyapfura gikiya mu mbabare musaza reka mwe mwabayeho kera ibijyo byenda ndakuzi muzeka nkwereke papa byenda kenshi na kenshi ukunda kuwuzitsa wagatsindwa ni wowe tugenda sadavuga reka no kwishima mu buzima nabyo biba bikenewe ngaho nk'umusaza tujya gufata agacupa uravayo umeze neza unezerewe ibintu byose ari neza ariko ntiwongeye kunsindisha cyane oya ntago ndagusindisha izi ni inzoga kandi zo zisindishaga umuntu nije umusindisha ugusindisha reka ndebe muri kakamuga ndebe ko harimo gatanu amafaranga kera mwahitaga 5 ubwo atanu isiga 5 yarebe oya ndatiita kagutegerereza hano ni hano nagahaguka yarebe oya sowe azabazana Yesu azabazana ntabwo nize ndashweye ntabwo utize tugende rero tugende turakudukana kunywa ahubwo se muzehe cyangwa wasinze muzehe kwata umaze gusinda nari ugusinda ahubwo akantu gatangiye kuza mu mutwe kari kudundaguza ndikumva wagira ngo nakagoma ngo kari gukubita nk'akagoma umuce njyewe niyo nkuru uretse kwihara ku munwa gusa ntabwo n'umunsi gusoma burya oya gusoma bibiliya n'igitabo cyose ndagisomaga n'amashusho ngayareba amagambo gawe ntabwo ndi kubwumva ahubwo se njyewe nari ndi kumva twataha ajya twazanye cyangwa twazanye cyane igendera ukwanje cyangwa waje mbere yanjye naje nyuma ubwo njyewe ndigendeye rero azabazana Yesu azabazana tugende rero ubwo tugende tubisigire ba nyirabyo kangana nzo njye nabumvaga bundi turabishinzwe mbwira neza zo inzoga yazo duhaye rero yakoreye Imana reka nze tumbuze ibike rero turaza kugaruka oya ubu arazibikira twigendere arazibikira muze twigendere tugende muze utaka azabazana Yesu azabazana ariko kakubaze ya mama ubwo ni umwana usigatiye cyangwa nigi ubwo nari nibagiwe bino ni bya bindi bakandagiraga amarimo babi wagihoniwe dore ko nawe bino ni bya bindi bakandagiragamo mayakure Yesu azabazana ariko ni cyapapa nje nakubwiye ngo igihwera uramo jewe ntabwo ndigihwera noneho muretse ubwuko ndigihwera ngaho rero noneho jewe uri kubona jewe ndigihwera ubwo iyi nkweto ni iburyo ni ibumoso izi ni bya bindi bakandagiraga guca agapfu nakize katsi ibi ngibi
ibi ngibi ko musaza aragoye noneho mana kato ko bindeye ikibazora agaruka ariko reka igisaza twese koko cyemewe ngiye kamubwire dutahanire umva ngenda nakubwiye umva ukuntu nakubwiye umva sisiteme dutahanireho tugiye gutahaniraho buri wese ari afashe uwundi mu rutugu ukumva kamagambo nakubashe kare ayahe nakubwiye ngo ntunzindishe ndago njende inzoga n'inzoga zagusindishije oya zubazabazana gatsindwa gakubwe n'umuntu ugasubira ubirebye ubona ufite ubwenge njyewe ubwenge niyo ndebye mbonaga buri mu mutwe ubwo umutwe wambonaga ari zubazaba Sogokuru ye nunguriye gutega amafaranga muri VIP ngo bayafashe ko byagenze gute ngo amafaranga aje noneho amafaranga gaje ariko koko mwakagira imana mwe ko ndabimenye niwe nanjye niko bambwira ku muhanda ngo nije gufata amafaranga ngo muri VIP baje usaba bahungu ko bataga bitubwiye simbizi ndeka none ndebe ko nakwitegura nje kugafata nta kibazo hajya ngo ni ku murenge ni hano dusanzwe tugafatira nani hari ngaho genda noneho genda hari utuntu ndi gukora no mu gikari ndaje mu kanya ngiye kujayo igikote co ndacambara gutera nigerekeraje rigana none ndakunze ko nisaziye reka mbe nicaye kwiremba kantegereze niba ari inzobe se niba ari umukara ndamubona ubwo buriya sinzi none se nakora reka nze nicare ku irembo ku irembo avuze ndagiye ngakora muri VIP ngo amazina ganje ngo gabuze da ngo bambuze kuri lisiti ku irembo se na amazina ganje niho ganditswe rwose nje bitiga birancanga ntabwo ibi rwose biranda ku irembo niho habaga hari amazina y'umuntu umuhungu ngo nje kumureba ngo ndebere ngo ku irembo amazina ganje cyangwa amafaranga ganje kari agasore gashaka kugwarya we twaburana tukutura ibi byo ntabwo nabyumva rwose nje narayirwanye nkuko nagiye mbigamba narabigambye kenshi ntabwo umusore yaraza akamuterura akamujugunya nkiriya rwose nje nta kintu na mufata rwose nkamukanda akumva ntandebe ngo n'umusaza amafaranga ganje agariye ngoraga muri VIP ndi kuri ndi gukora gura muhanda akagira ngo Ngosha ngwino hano nkubaze hagira umwenda udesha ndemwana muze muzee wawe uruti yaraye kukibete no ndukunda gukorana muri biyo nose shaka amafaranga we agabonye agabonye ko jewe abantu bari kunzirira kundi kora amafaranga ganje badashaka kugamba none se ugiye yano wepfo hambwiye se ngo ntari umuntu utaje gutegereza no kwirembo nta muhungu ubonye ari kuza icyo ari gukomeza ndawe mbonye gaho komereze nta kibazo nibyo nakubazaga Nikoema nguna no kubaza uraho iyo amakuru gawe ari neza none se ugiye hehe yararugo uri basi ega nakumiro ye mwana nubwo uri motore ga twe twabonye ibintu byinshi ibyo tusigaye turabona ubu ngubu byaraducanye rero ubu ngubu ndi hano ntegereje umuntu ariko nje biri kuyobera ari umuhungu se ubonye uraza kunyura no ku irembo ryanje ngo ni umusore babwiye ngo nze kumutegereza no ku irembo kari benshi batambuka muze namenya arinde wamugani kwawe uzi wangu wamugani
ndi kukurusha kwigendere bati ibindi birangora mbadoka ngo mukomo bawigendere nta kundi reka mbe mutegereje hanga kwirirembo. Oya suwe azabazana, Yesu azabazana. Oya suwe azabazana. Uvuye Mvuye gufata amafaranga. amafaranga go muri VIP. Iyo muri VIP twahembwe dore ahubwo baduhaye n'udupapuro dukomeye. Babanje baducisha ku irembo duhita tujya gufata amafaranga. Babimbwiye rero ngo cyagiye ngo gishutwa twagiye ku twakundi tukimara kuva mu kazi muri VIP. Noneho ubwo tuvuye bujye ngo tugiye kugwa kagacupa. Abandi bahise baje ku murenge bagabita bagafata bagararanye. Bahise nanjye mbisa mvayo none abayambaye. Ndio bikubwiye. Jewe nanjye abayobozi babandi badukoreshaga ba kapita yaduhaye amakuru atubwiye ati rero mugomba guca kwiremba udupapuro twari turi gufatayo twarangiza tugahita tujya gufata amafaranga. Tujya gufata amafaranga dore nta kibazo. Ariko nabujye nawe nubwo uri gisinzi nawe ufite ubwenge. Nafite ubwenge niho mu kanya niho ndameneka. Ejo wasize washaka. Ejo nabaye ibyatsi na n'ubu ngubu mbese nabaye ibyatsi. Ugiko cyagenda giye gwira ryawe wewe. None se muzehe yakurinze kuri aha ngaha wewe. Nyine igihe kundu byagenze. Uziko nyine twadusanzwe dufata amafaranga kwa polisanze. Ubwo jewe nagiye kugira ngo ngiye kugafata ngezeyo noneho ubwo nsanga amazi gaje ntabwo bari kuboneka. Gutezi kandi twese twayafasha nari wowe babuze mu bandi bose. Ndetse ndabizi. Cyangwa nakagambane. Tarakagambane da none se wigeze ujayo none byagenze ute? Ariko ngiye ibintu zigenda abona ubu ngubu ntabwo bizingize kubona kera. Gute? Kera rero ngiye twabaga tuvuye kugurana mu ntambara ya Shikaramu muri Republika ya Zamburi. Noneho waba utasha bakaguha amafaranga gawe mu ntoki gucuka gatahana. Nukuri pe. Ariko ubu ngubu nzigenda umva ibintu bisigaye biraje mu mpapuro. None bura byarangiye ute? Nyine ukuntu byagenze namaze kugerayo none barambwira ngo amazina ganje ngo ntabwo ari kuboneka. Ngico bisaba rero nta kindi ngo uretse ngo kuja ku irembo ngo gareba ngo nk'umuhungu ngo akabigorera ngo akareba ngo kumara iziti. None se wabikoza basi ibyo bakubwiye wabyubahirije? Kandi maze amasaha abiri ku irembo. Ku irembo cyane ni ku irembo. None se irembo. Ariko noneho muzehe yakurinze aranyumije. Yewe gatagazwigirigiri. None se ugaga ko irire wiyiziye ku irembo rya hano mu rugo kandi ari irindi irembo rya serivisi rikongera muri leta. Ariko rero nubwo uvuga gucura igicucu sha ubona ko turi gusangira agacupa kagira ngo nducubwenge. Ariko none uyu musaza kugenda naje ku marembo g'abandi ntarebe. Mbese wahisemo kwizira ku irembo ryawe byo mu rugo. Irindi rembo ririhe? Oya irindi rembo wari gucaho rya leta. Rubango nabo wenda nuko baducuritse baba barashatse n'irindi zina. Nabo banatubwiye ko ari irembo ntibanagita no mu Congereza. Ndaga ari irembo ryo mu rugo ni irembo rya leta. Ya serivisi y'irembo. Kagira inkuru rero. Yewe data wabana amafaranga ubu bari kurajya nanjye ngiye kunywa ubwo urukundo yitanye kwimwe. None kugira ngo nkore iki? Ubwo nyine bakwirembo ryawe ryo mu rugo uje ku irembo. Ndaribyuka ni iki? Ase yari amarembo haba handitse ngo irembo. None se utwajana ubundi ukaja kuyimfasha kwifatira udufaranga ngiye kwinywera iby'abasaza nuko bareba ngo simutubwira ko muzi ibintu byinjira. Nawe ubundi iki kumenya iki wage cucwe musaza nje nakubwiye ko nje ukunde ukabona ntabwo ngifite mu ubwo rero wibwiye uyu mutwe wawe wagira ngo uraturaga mu mutwe ndodoke wagira ngo uraturaga none ko amabati yashaje kari yitura inzu kari yitura none nzi ko n'abasaza ngamwe mu mutwe muturaga uzi ko ntabwo gusanga unyagirwa ugatura amazi gakagera mu mutwe hagati cyane ariko sha uzi ko nagutimbura. Yewe data we undeba guca nje nagutimbura sha saza rero niba nanjye gusobanurira ntago waruje nagusiza no kwanza nahita nagusobanurira kuma kwijya ramba ryawe ryo mu rugo.